izina icyanangaje cyane n'uburyo Imana yampayemo izina Light from Heaven Ministries. Reka icyo kintu ngira ngo ni nabwo bwa mbere ngiye kukivugaho abantu bakacyumva. Nari mvuye gusenga saa 9 uburyo nahawe n'iryo zina, ngeze ku buriri ntabwo nari nsinziriye, haza umuntu arambwira ngo rambura ikiganza cyawe cy'ibumoso. Ndakirambura, noneho uwo muntu afata n'Imana of course, afata ampule yaka cyangwa bulb yaka, agatara k'umuhondo cyane kaka, agashira mu kiganza cyanjye. Arambwira ngo what's this? Ndamubwira ngo light. Yego. Noneho arangije arambwira rambura ikiganza cyawe cy'iburyo. Ndakirambura, mbona kasudupapuro duto adushira muri icyo kiganza. Noneho arambaza ngo what's this? Twavuganaga mu rurimi rw'icyongereza. Ndamubwira ngo I don't know, kuko nabonaga udupapuro ari twinshi sinamenye ibyari byo. Noneho binyobeye ahita ndirimbira indirimbo yayindirimbiye mu Kinyarwanda ivuga ngo inyanja zose zabanka wino, ijuru rikaba impapuro, ngo ijuru rikaba impapuro. Ahita ahagararaho. Urumva yashize impapuro mu kiganza cyanjye nubwo zari ntoya twakatakase duto, ageze ngo ijuru rikaba impapuro arahagarara. Noneho arongera arambaza ngo what's this? Urumva ko indirimbo ivuga ngo ijuru bivuze impapuro muri iyo ndirimbo. Noneho menya ko izi impapuro zivuze heaven. Arambwira ngo what's this? Ndamubwira ngo heaven. None hayitambwira ngo umurimo uzatangira gukora uzitwa light from heaven. Urumva hano yashizemo light ari ryo ryatara, hanashiramo ijuru mu ntoki zanjye. Niko kumenya ngo umurimo ngo uzitwa light from heaven. Mu by'ukuri niba hari ikintu kintera ubwoba kandi kinezeza, ni izina rya ministeri nahawe mu buryo buri divine. Ako kanya nibwo yayisanshirira, nabonye igikuta urusika cyangwa wall, urusika runini rwanditseho Zaburi 3:4 muri iryo yerekwa murongo wa 6. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ku maso habo ntihazagira ipfundo ukundi. Arangije kumpa izina ngo ni Light from Heaven Ministries, ahita nyandikira kuri icyo gikuti iryo jambo. Arambwira iyo noneho niyo vision. Vision no kugira ngo abantu barebe kuri Kristo hanyuma abakore ikimwaro. Nago navuga ngo ibyahindutse ni byinshi, kuko hari igihe Imana iguhamagara utari muri position yo kuyikorera, yaba indi yego nturi mu byaha, ari kuri average mu nzu yayo urakora bisanzwe. Narakoraga nkora muri Sunday school, ariko ntago nari niteguye kuvuga ngo naza kwigisha ijambo. Numvaga biteye ubwoba. Urumva hari urugendo rwo guhinduka mushya. Yego. Ariko Kristo arabigushoboza. Mu by'ukuri yaguhamagaye aranagushoboza guhinduka mushya. Ibyo wabagamo ushayisha ibidafite umumaro, gukorera Imana no kwitanga, cyangwa navuga ko ari sacrifice. Ari amakwe amwe utangira guhomba, hari ibirori utagitaha, hari idini uhita usohokamo, hari amagambo arashayisha ugomba kureka. Muri make hari ibyo ugomba kurekura. Cyane cyane ko yampamagaye ndi mu kazi, ndi mu bintu byinshi, hari ibyo nagombaga kurekura. Urumva habayeho urugendo rwo kurekura. Yego n'ubu ndacyarwana nabyo, ariko hari ibyo Kristo amaze kundukisha. Hari amarozi menshi bya Kristo yandukishije. Amen. Amen. Rero habayeho urugendo rwo guhinduka, ariko bifashijwemo nawe. Ikindi uburyo nabyakiriye, nitekerejeho cyane. Ndavuga njyewe ndinde Kristo kugira ngo ampamagare. Nasanze n'umunyantege nkeya, nasanze ubwenge ari buke bw'ibi bintu mpamagariye, usibye ko icyamfashije no gukomeza ntega amatwi nkumva what next, nkumva niki gikurikiraho. Kristo utambwiye igikurikiraho nta kintu ndi bushobore, utanyiyeretse kwa kundi wanyiyeretse umbwira ngo ugiye kunkorera. Nari vide nta kintu kumva n'ijambo. Amen. Ariko ndashima ubuntu bw'Imana. Buriya rero ikintu nabonye mu nzu y'Imana dukenewemo nta nubwo ari ibintu byinshi, ni ukugira ngo abantu bakizwe bave mu byaha bazabona ubugingo buhoraho. Icyo nabwira umuntu
utarakira agakiza. Akira agakiza, wemerere Kristo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Kandi nunamara kwakira agakiza, ugomba kubatizwa. Warangiza kubatizwa ukizera Kristo, noneho ukarushaho gukorera mu mbaraga ze, ariko uri umuntu wuzuye neza. Amen. Hanyuma iyo umaze gukizwa rero, uriya mucyo bavuga muri iyi viziyo, ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, ku maso habo ntihagira ipfunwe ukundi. Uriya mucyo buriya ni Kristo. Kristo niwe mucyo. Nukwakira Kristo. Bakire Kristo. Hanyuma ikintu kiryoshye cya viziyo yacu, kiryoha cyane, ngo iyo umaze kwakira gusa agakiza, ukurwaho ikimwaro. Ikimwaro rero, hari umuntu ushaka kumva ikimwaro ntakimenye, ariko ikimwaro kiba ari cyinshi. Ikimwaro cyo kutamenya, ikimwaro cy'ubujiji, ikimwaro cy'ubukene, ikimwaro cy'indwara zazengereje umuryango wawe, ukumva ngo wani mwese murwara asima, ibisekuru byose bigahora birwara asima. Icyo nacyo ni ikimwaro. Ikimwaro cya diabete, ugasanga diabete yatatse kwa sogokuruza, diabete zirakomeza zirakurikirana. Icyo nacyo ni ikimwaro. Ikimwaro cy'uruzerero, famiye yawe niyo itagishaka, ugasanga famiye buri wese abyarira mu rugo, ukabona kujya gushaka. Cyangwa se ushaka famiye zatatswe n'umwuka wo kubyara mu ngo zingahe. Ikimwaro cy'urubyaro, kubura urubyaro. Ibimwaro ni byinshi, ibimwaro ni byinshi. Icyo nababwira, ubuntu bw'Imana iyo buje kuri wowe, iyo wakiriye agakiza, icyo cyose cyakuremereye kiba ari ikimwaro, kiba kigomba kukuvaho. Mboneho n'umwanya wo kubwira abakozi b'Imana, ufite ikimwaro maranye iminsi, muzaze tubasengere rwose. Turi mu bihe byo gusengera abantu bakabohoka. Ubwo ni ubuntu nahawe. Umunsi Kristo antereka itabaza cyangwa urumuri mu ntoki, akambwira ngo iyi ni light, akanyizera akayirumpa mu kiganza, akanyizera akaniza ku ijuru rye, akanyicaza mu kiganza cyanjye burya. Nahawe ububasha n'ubushobozi bwo kwirukana izo ndwara, kwikandagira inzoka na scorpion, gufata inzoka. Haleluya. Rwose uraho byagucanze, urarwaye, ufite ibikugoye, ngwino dusengane. Nomero yacu ni 0782351547. Imana iduhaye ubuntu, ntago twabyirata, ahubwo n'ubuntu bwayo buturiho, bwo yaduhaye nk'abakozi b'Imana, kuko Imana ntishobora kuguhamagara itaguhaye ubuntu. Iguha ubwo buntu rero, yaduhaye ubuntu bwo kugira ngo abantu bakire umucyo wa Kristo, hanyuma ikimwaro bafite abazatugana bose. Kandi tubonye Imana n'ukuri Edi, tubonye Imana. Abantu benshi baje bafite ikimwaro cyinshi, kirimo kirabavaho, barimo bararongorwa, Imana irimo irabinjiza mu kazi, abantu bamenye gusenga, abantu bamenye n'ikimwaro. Arabadusanze benshi batazi n'ikimwaro icyo ari cyo. Imana igumugisha cyane. Ngira ngo twabanza tukarisoma iryo jambo. Biri muri Yohana ibice 9. Yego. Ibice 9 umurongo wa 4. Haravuga ngo mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Haleluya. Icyo tubanza kumenya nuko ijambo ry'Imana ari ukuri. Ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira aho umuntu atakibasha gukora. Muri Matayo 25 niho tubona inkuru y'abakobwa 10. Bamwe barahunikiye, amatabaza yabo ashiramo amavuta. Abandi baba maso, amatabaza yabo akomeza yaka. Ngo noneho umukwe araza, 5 barasigara aribo bapfapfa, abanyabwenge baragenda. Haleluya. Rero turabona abantu babaswa, tukabonamo abapfapfa n'abanyabwenge. Aba banyabwenge nibo bakora imirimo y'uwo batumye hakiri ku manywa. Erega usibye n'ibyo, Abaroma 13 haravuga ngo 11 kuba maso, ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. 13:11.
ijambo rivuga ku kuba maso ngo agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Rero tuba tuhatana kubera nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe. Uravuga ngo kambiharanire nkore vuba vuba, ahari Kristo yaza nona, ahari Kristo yaza mu gitondo, ahari Kristo yaza ejo bundi. Niyo mpamvu tugomba gukora, kuko hari igihe cy'umwijima byose byarangiye ntawe ukibasha gukora. Mwibutse ushobora kuba uri muzima ukanga gukorera Kristo ukazamukorera uri mu kagari. Kumukorera uri mu kagari buba umva ni cyagiye ushobora gukora hari umwijima ari gucana itoroshi. Haleluya. Rero korera Kristo umwijima utaraza gucana itoroshi, ari igihe uzamukorera bigoye. Nicyo gihe uzasanga umwijima w'icuraburindi wakubise ari ukavuga yo mbimenya. Rero tureke kwicuza. Kandi ikindi tugomba kumenya ngo agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijambo ndarikunda. Umuntu wese amenye ko agakiza kamwegereye kurusha igihe yizereye, yareka ibidafite umumaro akaza gukorera Imana. Ntabwo tubatera ingeso mbi zo kuvuga ngo mukorere Imana gusa, mukore n'ibindi. Iryo jambo nzakomeza ndisubireho. Utarya no udakora no kurya ntakarye. Bagomba gukora bakanarya. Rero kurya ugomba gukora, kora imirimo isanzwe ibeshaho umuryango wawe nawe, ariko wibuke ko ugomba no gukora mu murimo w'Imana kugira ngo kingdom cyangwa ubwami bw'Imana bubashe kwaguka. Amen. Ikindi kirenze kuri ibyo ide. Amen. Ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye. No kuvuga hari uwagutumye. Yego. Ntago witumye. Rero yumenye ngo ufite boss, ugomba gukora uhinda umushyitsi. Kugira ngo boss ahazira umuhe raporo. Umubwire boss ibi nabibyajemo umusaruro. Business wayisize irimo miliyari 2. Imaze kwiyongeraho miliyoni zinizi. Wereke boss wawe ko ari wungutse. Amen. Amen. Kandi nababonaga birimo kuzamba dufite boss, mubwire ngo boss ahabyanze nabuze imbaraga nshoboza kuko dushobozwe rega byose na Kristo duha imbaraga. Amen. Amen.